rimuhumure rizamuhumure haleluya rizamuhumure yewe rizamuhumuriza yewe rizamuhumuriza iryo zina rizamuhumuriza haleluya rizamuhumuriza amashe uri Imana ishoboye byose uri Imana ikora kopenedra uracari y'Imana iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana turagushimye Mana Imana ishoboye byose Haleluya 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 zamura Yesu zamura zamura Yesu zamura zamura Yesu zamura zamura Yesu zamura komera Imana amashi zamura haleluya mu izina rya Yesu tera haleluya mu izina rya Yesu zamura haleluya zamura haleluya zamura haleluya zamura haleluya Imana ibuhe umugisha iyicarire mu izina rya Yesu ugubwe neza kandi neza y'Imana ikubeho Imana yakubabariye imbabazi z'Imana zirahari kandi wongererwe mu izindi imbaraga nshya amen amen mbwirira umuntu mwicaranye ngo Imana iguhereze izindi imbaraga nshyashya wongere wakira imbaraga nshya mu buzima bwawe wongere wakira imbaraga z'umwuka wera wongere uhindurirwe amateka wongere wakire gutabarwa n'Imana haleluya 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 mumbwirire ngo urimo gusatira amasezerano yawe mumbwirire ngo urimo urasatira amasezerano yawe siko njye butamubwira umuntu mwicaranye umufitiye kandi ya gahunda mubwire ngo urimo gusatira amasezerano yawe nubwo ubona bigoye ariko urimo urava mu bwiza ujya mu bubi cyangwa urava mu bubi ujya mu bwiza mumpera ikiganza mubwire ngo Imana ije gusohoza icyo yavuganye nawe munyeganyeze mubwire ngo bigiye gusohora mubwire ngo bizemera komera amashi Imana zamura haleluya biracyemera bizemera ayo mashi ayo mashi amashi ayo mashi ayo mashi ayawe yakomera Imana ayo mashi ayo mashi amashi 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 komera Imana amashi cyane amen 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 mbwirira umuntu mwicaranye ngo nujya ubona Imana iguhaye amahoro yo kwishima ujye wishima ubibyaza umusaruro ujye wishima ubibyaze mbwirira umuntu mwicaranye ngo agahinda kawe umaranye iminsi Imana igiye kukamuvanaho Imana izakarangiza hari abashyitsi turi kumwe nabo abashyitsi bageze hano bwa mbere bazamure gutya tubakire yego barahari ariko nabonye usa na diregiteri diregito siwe ngwino dusohoze
diregitoma ndamwemera, ni umukozi w'Imana, yarampanuriye. Baguhe mikoro, muduhe mikoro, ariko tugira mikoro hano nyinshi, nimugatume tuvugira turi noneho kuri Zimenedrai. Ngwino hano hejuru, umukozi w'Imana. Namubonye mbona nasa mpobere. Dusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka shimwe mama Minyoni. Utumye ngera. Yesu ashimwe cyane. Naherukaga umushumba Kibagabaga batari bafunga, babita Diregitoma Moses Salomo. Yitwa Moses Salomo, Diregitoma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mujye mukunda Imana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo nari nzi ko umushumba akorera. Yego. Yiziye ku mukozi w'Imana wa Yona, ariko iyo guterana kwa Silvestre. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yishimye nanezerewe cyane. Amen. Kandi mu ruhu bwiza bw'Imana. Amen. Mushumba. Amen. Uvuga ngo naraguhanuriye, ariko n'ubundi ugiye kuzubaka urusengero rwawe bwite. Bwite. Wakomye amashyi, wakomeye Imana. Bwite. Nawayikoreye ngazikorera mu rugo. Kandi ni igihemba nabi, ahubwo ihemba neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Muri kureba uyu mushumba wanyu, Imana igiye kumushyira mu rundi rwego rukomeye cyane. Amen. Bamurwanya, batamurwanya, bamugendaho, batamugendaho, Utyo hari icyo Uwiteka yamuvuze. Haleluya. Bavuga ngo mbese akora gute nkana? Uwiteka wamusizeho. Niko gahunda iteye. Baza ngo basubize inyuma wabo. Ntawe usubiza inyuma, Uwiteka yateje inama. Umuntu baracyabwiriza, umuntu baracyabasha kuvuga Imana. Iyo baza bakazimya impano zarizo zose Uwiteka araziguhaye, ntabwo byakunda. Ntibyemera. Ntabwo bishobora gukunda. Bigiye kuguha abaterankunga bakomeye. Kandi urusengero rwiza rw'icyerekezo. Amen. Nurwo nshaka, nurwo nkeneye. Nagiye kubona mbona ni urusengero rw'itaje. Ntabwo rumeze gutya nk'uru nguru twicaye. Etaje hano nzashyiramo babandi muri kaje. Ahubwo mumwikomezeho cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mbasuhuza, ariko reka manze mvuga Imana. Yarihangana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rukomeye. Mushumba. Baroga bataroga ntibazagushobora. Amen. Nabaza gutega hariya ku munsi buraterana.
niko gahunda iteye. witeka akuraho. Avanaho. Avanaho. hari marayika uzagaragara hariya hanze agakubura, ariko ngagira abantu nkandi, ahubwo Imana igiye kuzana abandi. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Aracyari diregiteri. ese ashimwe cyane. igiye kuzana abantu benshi. urusengero rwa ruzaba rurimo intebe zitari parasitike pasita. Zitari parasitiki. Parasitike twaruhanye nazo igihe kirekire. ugiye kwamamara bikomeye cyane. Amen. abantu bakugiriyeho impaka barongera bakugaho impaka Kabisa. ariko kubure wazagenda nkamuzimya ubundi ntazongere. woya, Imana yamubwire ngo iri mu ruhande rwawe. Haleluya. bakuganiriyeho ngo ni gute akorera Imana akaba atagenda mu modoka. Imana igiye kuzayigwa kubera kubw'ibyo. Nuko. Oya. Amen. ariko nimba nta shari ufite wakomeye Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. ese Imana niyimuha akagucaho imvura iri kugwa azagusiga nk'umushumba. atari nka ba bandi atereka nimba ufite icyondo, oya nturinjira mu modoka yawe. Imana izihesha icyubahiro. Amen. kandi usuzuguriwe niho Imana igutabarira. ibyo ubona bidashoboka imbere y'Uwiteka bigira ute? birashoboka, bigakunda. mushobora uko bigiye kugenda. wagukoze mu ntoki ngo azingara kurangije Yesu byaranze. Byaranze. Ntabwo byakunda. hari itabaza ikiri mu biganza yawe ikomeye cyane. hano hajemo inasi nyinshi we, Cyane. ariko Uwiteka arangije ati kanze mbere. ariko ngo muzi ko bakivuga Imana garacyari mu mwuka, garacyarimo. igihe cyose uzabamo paka. Amen. hari umuntu waje ajya kuri iriya ntebe nakomeje kureba hariya iriya, biranga bifata ubusa. ategereza yuko uzumva ngo ntabwo uhaguruka, araheba ahubwo akabona uri kugenda ushima Imana. Haleluya. Haleluya. waje gutata Yesu yarabyanze, Imana yarahabaye. Amen. ariko ntimukagira ishyari, ahubwo mujye musabira umushumba wanyu, mwegere mumusabire, Imana imuzamure. nimuzamura namwe muzaba mwazamutse. nagera ku yindi namwe muzaba mwayigezeho. musabire Imana imuzamure. niyubaka amazu azabura ubudacumikira ababuze aho baba. umuntu yaje kuroga hano, araza ariko Uwiteka arangije arahaba. Yesu ashimwe cyane. haleluya. haleluya. Amen.
watanze amafaranga ngo bazakwice Yesu yabikuyeho. Uzi kugira ngo umuntu atange amafaranga 800 umuntu w'Imana wamushobora se? Reka da barazi Imana igakubita ibyapa ku maso. Ari he yanyuze he? Yahanyuze cyangwa ni yahanyuze? Ariko ubundi are barasiganye batazi aho wanyuze kandi wahanyuze. Amen. Hari umupasiteri nabonye. Haleluya. Ngo bambara ziriya metara ariko ntabwo bagushobora ndakurahira ariko kuki watajya yambara metara? Arega imbaraga ufite n'izo Uwiteka yaguhaye ntabwo ari izo kujya gushakisha. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Imbaraga Uwiteka yaguhaye ntabwo ari iz'abana bajya gushakisha. Imbaraga Uwiteka yakwihiriye. Amen. Mana y'amahoro iri kumwe nawe kuko ari Imana ikomeye, kuko ari Imana ishoboye byose, kuko ari Imana y'imbaraga. Amen. Imana kandi guhumugisha. Kandi Imana yambwiye ngo muri aba bakristo Imana ikijije mu nda abantu benshi. Baribwaga mu nda, imisonga mu mabere, abarara barota inzozi mbi. Uwiteka yabakijije. Amen. Mana ishimwe. Ariko nanone bahoze bavuga ku bugugu burahari. Era amabuye. Maka yasubiza ari mu mashakoshi. Atari ko Mana n'umurere iki ngiki nzagushima Imana ikagikora. Mbikore. Ati se ubwo ndabigenza gute? Akayakubita. Yamara gushira ariko Mana ngo bya bindi bit. Kandi yamara wibagiwe kakindi wavuganye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wase umururumba. Umururumba. Wase umururumba. Umururumba. Ani girute tubabarire. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abamama ariko mwateye haleluya. Amen. Imana yambwiye ngo hari abamama Imana ihaye igishoro Bagiye gukora. kandi bagiye kuzaza gushima Imana. Tegure gushingiza ubukwe hano. Ejo bundi turabufite ku itariki zingahe? 10 zingahe? Nabonye ubukwe hano bukomeye. Abakobwa mwe mugiye gutabarwa n'Imana. Ariko harimo abazatabarwa bakagenda gutya. Ntabwo muzasunga amani. Zegerane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana igiye kuzana abantu hari hose inyuma hazuzura. Igiye kwirarikira bikomeye cyane. Kandi ufite urugendo rwo kugenda hanze. Amen. Theo yaravuze ngo ibiguhiga n'ibizabura ngo n'abakurwanya barakomeje. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi yivuganye nawe none. Amen. Imana igumugisha. Bagira uti Imana irahari. Amen. Imana ibaha umugisha. Bigeraho Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo uzatinde ku by'isi uzatinde kuri Yesu Kristo. Ntabwo nagenda n'abahaye ijambo bansomereza buriya 70 murongo wa mbere. Zaburi ya 70 umurongo wa mbere haravuga ngo umurongo wa mbere ubwo ni wo wa kabiri. Mana tebuka unkize. Ngo Mana tebuka unkize. Uwiteka tebuka untabare. Uwiteka we tebuka untabare.
gatatu, abashaka ubugingo bwanjye bakorwa n'isoni bamware. abashaka ubugingo bwawe bagiye gukorwa n'isoni bamware mu buzima bwawe. abahiga ubugingo bwawe, abahiga ubuzima bwawe bagiye gukorwa n'isoni Bamware. komera Imana amashyi. Basubizwe inyuma, ko kandi bagira ute? Basubizwe inyuma. bagire igisuzuguriro. ko kandi bagira igisuzuguriro. Zamura haleluya. Bagire igisuzuguriro. Hari abagiye kugira gusubizwa inyuma bakagira igisuzuguriro. Muhereze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abagiye gusubizwa inyuma kubera bagize igisuzuguriro. Bakugenzeho igihe kinini, bakugenzeho mu bibazo, ariko bagiye gusubizwa hehe? Inyuma. Inyuma. Hari abagiye gusubizwa inyuma ahubwo ukajya imbere. Komera Imana amashyi. Amen. Hari igisuzuguriro Uwiteka agiye gukura ku buzima bwawe. Nanjye yakinguye nari majyanjari. Yesu ashimwe cyane. Yararwaye. Haleluya. Nararwaye amavunja. Yesu ashimwe cyane. Maragira ngo mbabwire Yesu. Haleluya. Hari Uwiteka ukuraho igisuzuguriro. Imana ikakuzamura. Imana igakora ibikomeye. Amen. Kumeze ku murongo waho wa gatatu havugaga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware. Ngabashaka ubugingo bwawe Bashaka ubugingo bwanjye bamware. bakorwa n'isoni bamware. Bagiye gukorwa n'isoni Abi- bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma. Abishimira ibyago byawe. Haleluya. Bagiye gusubizwa inyuma. Mana ishimwe cyane. Babandi batishimiraga yuko ubaho, babandi bakujyaniraga inzara, babandi babarozi, babandi abo bagiye gusubizwa hehe? Inyuma. Bagiye gusubizwa inyuma. Hari abagiye gusubizwa inyuma ukajya imbere Imana ikakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Babandi batifuzaga yuko wabaho, babandi batifuzaga yuko watabara, hari Imana yigiye kugira kugutabara. Kane, abambwira bati aha aha Abavuga ngo aha aha basubizwe inyuma bongera basubizwa inyuma ku bw'isoni zabo. Imana ihabwe icyubahiro. Basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. bagiye. Haleluya, haleluya. Hari abagiye gusubizwa inyuma ku bw'isoni zabo. Hari abagiye gusubizwa inyuma shito musaraba ku bw'isoni zabo, bagasubira inyuma. Ijambo ry'Imana yagutubwiye ko azajya imbere. Oya, azasubizwa inyuma. Inyuma, 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 Inyuma. nibamara gusubizwa inyuma uzatera intambwe ugana imbere. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro igomba kudushyira imbere. Ntabwo tugomba kujya imbere inyuma handi twavuye. Oya, ushumba ugiye kujya imbere. Imbere. Ugiye kujya imbere. Imbere. Nta bintu by'inyuma. Imbere cyane. Amen. Imbere. Imbere babandi bavugaga yuko bashaka ngo ntukore, nibo bagiye kubona ukora ahubwo kubarusha. Aha. Toka. Cyo nicyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Bashumba ndamukunda cyane. Kugiye kujya imbere, abakujyanira impaka ngo yaba wari usubiye inyuma, ntabwo byakunda, Yanze. ntabwo bishoboka. Niko babyifuza. N'ababyifuza ntibagushobora. Amen.
ahubwo ni ukujya imbere. imbere imbere gahunda ni imbere gahunda ni imbere ni ukujya imbere. abakobwa kajya imbere nta gusubira inyuma, kajya imbere ubundi Yesu akihesha icyubahiro, ubundi Uwiteka agakora imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Imana igahindura amateka. amen. Imana igiye kubagira abakomeye kugira ngo umunsi wo kuzamura iriya rwa rusengero uzakore ku note. Mwakomeye Imana. Umuntu wari ugiye kuzana ikarito hano y'amazi Yesu yarabyanze. Yesu yarabyanze. Imana yarabyanze. Umuntu washaka kuzana amazi yazana aho manje. Ndatinya se kuvuga. Imana yaramuturinze. Ariko Uwiteka yasizeho bariyeri. Amen. Bagutega ngo bashobore. Agati kateretswe n'Uwiteka. Do ntabwo kajya. Shime cyane. Amen. Ubuhagaze bw'umuntu Yesu ashimwe. Mana rero y'amahoro umugisha kutugirira neza. Amen. Yesu abaha umugisha cyane. reka tumutunge ibiganza Imana imumugisha, tumukomere amashyi cyane umukozi w'Imana. Utaza kugira ngo ngewe ndamuzi muheruka kera, buriya utaza kugira ngo yanaje kubw'uriya mubyeyi, ahubwo yaje ku bwanjye. Buriya ibintu byose ambwiye byose wumvishije udakuyemo na kimwe nuko biri, utagize na gatoya ukuraho, utagize akuhanaguraho, keretse wenda ibindi Imana yaba itamubwiye. Rero abyirwa benshi mu beneyo, ngiye niyumvise nzi impamvu ambwiye ibintu nakabaye mvuga, ariko ntacyo mfite kindi cyo kuvuga, ntawivuga kandi ngiwe nitwa Ntirimeninda. Imana iduhana umugisha. N'ubu tuvugana, ubu tuvugana hari abantu bake cyane. Imana iduhana umugisha, si bake sina ngabo. Imana itugirire neza. C'est fini. Imana ishimwe cyane. Abashyitsi bicare bagubwe neza. Ndamukunda rero, duherukana kera, namubonye nkabona niwe, nkabona arasa nawe, ariko nza niyo mpamvu nabanje kubaza. Yarahindutse. Muramwibuka? Yabaye umusirimu. None se yagiye imbere. Yabaye umusirimu. Yateye imbere nyine, yagiye mu buryo bw'umwuka. Mama wacu wamuraritse nawe Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Ni inshuti yacu, muramuzi, ni umukozi w'Imana. Abandi bashyitsi nabo turi kumwe nabo bicare bagubwe neza. Imana ibaha umugisha. Kansaba abantu bafite ipendo, nimba ari babiri bazi kwivuza, ariko baze batwakirira abashyitsi babanguke, babiri cyangwa batatu bazi. N'umwe uhari, nimba ari umwe ndamufasha. Kunde bamwazivuzaga muri benshi, habaye umwe gute? Ko ndeba wanga nawe ngwino, kunde ugenda wanga, nta wundi uhari. Sorry, nta wundi uhari uzi kuvuza ipendo. Ngwino nyine, uraho urahaguruka wanga kandi ngwino. Abangaba barahagije, nta wundi mukecuru, nta wundi uhari ubaretse. Mwegere hano hino, mwegere hano hino kugira ngo bimenyekane. Shiro rero, abantu bagiye kuririmbira Imana bakira abashyitsi, nanjye ndaba mbaterera. Uri Mana Mana, uri Mana Mana, Mana Mana, uri Mana Nyamana. Uri Mana Mana, uri Mana Data, uri Mana Data, uri Mana Nyamana.
uri mana mana, uri mana data, uri mana data, uri mana nyamana. Amashi ye uri mana nyamana we, amashi uri mana nyamana we, amashi uri mana nyamana we, urebe uri mana nyamana we, ashoboye uri mana nyamana we. Amashi komera imana amashi cyane, amashi ye. Amashi, 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 amashi. Hallelujah. Imana ibahe umugisha, mwicare mugubwe neza. Amen. Imana ibahe umugisha. Bamaze kwakira abashyitsi bacu, bicare bagubwe neza, kandi dushimye Imana. Hari igihe nanjye ngeramo nkumva ndashaka ko Imana imbwira iciye mu bandi, nari mbikeneye, kandi namaze kwakira igisubizo cy'ibyo nari nkeneye. Burya kuba Imana ikuvugisha, kuba Imana igukoresha ntibivuze yuko itazatuma n'uwundi kuvuga bwawe. Rero nabikunze cyane, mvaga mu mutima wanjye nshaka ko Imana imbwira mu byo yambwiye, numvaga nshaka kongera kubyumvira ahandi. Rero ndabyumvishije bimwe muri ibyo ngibyo, nta kibazo kiri aho ngaho. Icyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo. Iyo nibutse imirimo wakorera ubwoko bwawe, bintera kugushima. Haleluya. Imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, haleluya, bintera kugushima. Haleluya. Imirimo wakoze iyo nibutse
haleluya, ongera uzamure haleluya. Imana irakwiriye, ni Imana ikwiriye icyubahiro, ni Imana ikwiriye amashimwe, ni Imana ikwiriye amashyi, ni Imana ikwiriye impundu, ni Imana ikwiriye gukomerwa, ni Imana ikwiriye haleluya. Zamura haleluya, irakwiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe kuko nanjye nahawe kumenya. Imana ishimwe we, Imana ishimwe kuko nanjye nahawe kumenya. Imana ishimwe we, Imana ishimwe kuko nanjye nahawe kumenya. Imana ishimwe we, Imana ishimwe kuko nanjye nahawe kumenya. yamye ndyamye Yamye mu mahoro ntiyarusha imbabazi, urukundo rwe nirwo rugose. ukuboko kw'ibumoso kurase Uragoshe mbese ikibasha kuba. Yamye mu mahoro ntiyoroshe imbabazi, urukundo rwe nirwo rugose. ukuboko kw'ibumoso kura ukw'iburyo ukuboko mbese ikibasha umugisha utanga we utanga mwami wanjye yongera umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe yuko ku munsi mubi bazakomera. umugisha utanga Umugisha utanga mwami wanjye yongera umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe yuko ku munsi mubi bazakomera. yamye mu mahoro we Yamye mu mahoro ntiyarusha imbabazi, urukundo rwe nirwo rugose. Ukuboko kw'ibumoso kuraseye, ukw'iburyo kurafashe. Mbese ikibasha kuba, mbese ikibasha kuba. mbese ikibasha kuba. Mumpera ikiganza umuntu mwicaranye, mpera ikiganza umuntu mwicaranye, mumbwire ngo ntacyo kibaye. Ariko bimubwira umwitegereza, mumbwire ngo ntacyo kibaye. Abadayimoni ntacyo bagutwaye, abarozi ntacyo bazagutwara, abagome ntacyo bazagutwara, abagambanyi ntacyo bazagutwara. Uryamye mu maboko, uryamye mu maboko y'ubara ufite imbabazi. Zamura haleluya. Niki nabasha Mbese niki nabasha kuba. niki nabasha kuba. Mbese niki nabasha kuba. Mumpera ikiganza mumbwire ngo cya kintu cyari cyaguteye ubwoba ntacyo kiri bugutwara. Mubwire ngo cya kibazo cyari cyaguteye ubwoba ntacyo kiri bugutware. Mubwire ngo ntacyo kiri bugutware. Hari icyo Imana igiye gukemura,
hari icyo Imana igiye kurangiza, hari icyo Imana igiye gutunganya, hari icyo Imana igiye gushyira ku musozo, hari icyo Imana igiye kwemeza. Zamura haleluya, hari ibyo Imana iri bukore. Ntacyo kiri bugutwara, ntacyo kiri bugutwara. Mbese ni iki nabasha, Deragite aguruka nanjye nguhanurire. Rwose ni hahandi Mana yambwiye nkubwire, ugiye kugira urugendo rujya mu mahanga kandi uzantanga. Uzantanga kujyayo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo Uwiteka aciye inzira aho zitari ziri imbere yawe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hari ikintu gisa n'igiterane kigiye kuba, si igiterane ariko ni abantu bazaba bateranye, ni abantu benshi. Harimo abafite zenemonedraya atari abamama, harimo abagabo banini, harimo abagabo b'abanyacyubahiro, harimo abagabo bakomeye. Imana inyeretse uzaba ufite ijambo uhagaze hagati muri bo urimo kubabwira Imana. Mana yambwiye ngo igiye guca agasuzuguro. Kindi Imana yavuganye nanjye aya magambo, irambwira ngo ninkubwire ngo hari abari bagiye kukwanduriza izina ngo ariko ntabwo ryanduye. Mana irambwira ngo ninkubwire ngo n'Uwiteka ngo agarutse mu ruhande rwawe cyane bundi bushasha. Irambwira ngo umwaka ugiye kwinjiramo n'umwaka uzahindura amateka y'ubuzima bwawe. Umwaka tugiye kwinjiramo Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana irambwira ngo hari umuntu wahanuriye ubuhanuzi ngo arangije anyura inyuma ngo ashaka kugira ngo ajye kugutanga bakudoperevo. Imana irambwira ngo yarabyanze ngo kandi azajya mu cyimbo cyaho wari uzajya. Imana ivuganya nanjye aya magambo, irambwira ngo icyo uzahambira kizahambirwa, icyo uzahambura kizahambuka. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo iciye inzira kandi mu ruhande rwawe ngo ikurinze kugenda mu bunyerere, ikurinze kugenda mu bunyerere. Imana iguhaye amafaranga yo kuri aturutse hanze, agiye kujya kuyafata hariya ukajya kuyavunjisha, anavunjishwa. Imana ikoze igitangaza, Imana irabikoze kandi Imana ije gutuma imbere yawe mu ruhande. Imana irambye ngo iguhaye konti ze. Ufite zingahe? Ufite konti zingahe? Ubonye izi kandi zose zigiye kuzajya ziba ziriho systeme y'amafaranga. Imana iguhaye konti 3. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ugiye kugira urugendo rwerekeza ahantu hasi ngo mu ruhengeri. Imana irambwira ngo nigiye gutuma uwo murariko w'Imana ubaho kandi uzagenda kubw'Imana, bizaba ari umugisha imbere yawe. Yicarire dukomere Yesu amashyi, dukomere Yesu amashyi. Umva nkubwira wa mama wowe inyuma, mama yego wowe yego, kuruka nkubwire. Imana yambye ngo nkubwire ngo ikibazo cyawe cyaguteraga ubwoba kirakemutse. Kirakemutse. Imana ikemuye ikibazo iwanyu mu rugo cy'amafaranga. Imana ikemuye ikibazo ku mwana wawe. Imana ikemuye ikibazo cy'akazi iwanyu mu rugo. Imana ikemuye ibibazo bitatu. Imana irabikemuye. Imana ishyize mu mahoro. Numva ijwi rirambwira ngo ntabwo Imana yemeye ko abantu bakota, ntabwo Imana yemeye ko abantu bagusebya, ntabwo Imana yemeye ko abantu baguseka. Imana ikemuye ikibazo ku buzima bwawe. Dukomere Yesu amashyi cyane. Zamura haleluya. Biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera,
biremera muri Yesu biremera amashi amashi yewe muri Yesu biremera Yesu haleluya mumpera ikiganza mumbwirire ngo niwihana cya cyaha cy'umururumba niba wihanye cya cyaha cy'umururumba utazacyongera ibyari byaranze bigiye kwemera ibitemeraga bigiye kwemera ndakubwira icyo Imana ivugana nanjye ibitari byaremeye bizemera ibyari byaranze bizemera zamura haleluya bizemera nibiki se bitemera bizemera nimba ari ukwezi kubi n'ukwezi kwa munani mbwirira umucyayi ngo namba nawe kwabaye kwiza ubundi iyo ugiye mu kinyarwanda cy'amezi ukuntu bisobanura ukwezi kwa munani bakwita Kanama ukwezi kwa munani kwanitse abantu ukwezi kwa munani kwari kubi noneho ngewe kwambereyemo kubi ariko ndwana buce kwa munani erega mbwirira umuntu mwicaranye ngo n'ubundi Imana yari izi ko nubwo wambaye ariko wambariye ku kikuta wambaye neza ariko wambariye ku kintu kikuzomba wambariye ku kikubabaza urihangana uragitwikira ariko Imana igiye kugikuraho Imana irakivanaho cyakuzongaga icyakubabazaga icyari cyakuteye Imana irakivanaho izi kwa munani ndimo ndabwira abantu ngo tugeze mu kwezi ko kwanurwa mubwira ngo Imana ikwanure aho umaze iminsi wanitse mubwira ngo Imana irakwanura mu bibazo wari urimo irakwanura mu marira wari urimo irakwanura mu madeni wari urimo irakwanura mu burwayi wari urimo irakwanura mu bugambanyi bari bagufiteho Imana irakwanuye zamura haleluya irakwanuye kankubwire hari abantu bari bazi ko aho bakwanitse ariho uzaguma hari abadayimoni bari bazi ko aho bakwanitse ariho uzaguma hari abarozi bazi ko aho bakumanitse ariho uzaguma ariko mbwira umuntu mwicaranye ngaho ibyawe byose babimanitse uyu munsi biramanurwa mubwire ngo biramanurwa aho akazi kawe bakamanitse karamanuka aho urubyaro rwawe barumanitse ruramanurwa aho uburibwe baguteye buravamo mubwire ngo biravamo birarangira biramanuka ndikumva imbaraga zibimanura ndikumva imbaraga zibimanura biramanuka biremera badasema badachoka biremera mubwire ngo Imana iguhaye umuntu ugiye guhangana n'ibyakunaniye bisobanura ngo nizambaraga Imana yohereje nyuma yawe bisobanura ngo nizambaraga Imana iguhaye nyuma yawe Imana iguhaye umuntu uhangana n'ibyanze kugusobanuka imbere yawe Imana iguhaye umuntu ugiye guhangara ibyaguhangaye Imana iguhaye umuntu ugiye kurwana n'ibyakurwanyije Imana iguhaye umuntu ugiye kubasha ibyo utabashije Imana iguhaye umuntu Imana iguhaye iki ubwira ngo Imana iguhaye umuntu muzima mu bantu wari ufite iguhaye umuntu ugiye guhangana n'ibyaguhangaye iguhaye umuntu ugiye kurwana n'ibyakurwanyije iguhaye umuntu ugiye gufata ibyagufashe iguhaye umuntu ugiye kukumanura ibyo bari baramanitse Imana iguhaye umuntu komera Imana amashi cyane Imana amashi mukecuru wahageze se somere musomye dusomere muri kuva kuva ni ahantu hato cyane kuva
ibice byaho ni bitatu. Kuva katatu sorry kabiri murongo wa 24 urasoma n'umutwe w'amagambo nurangiza urasoma umurongo wonyine wa 24 no 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twahageze some cyane. Abayisiraheli batakira Imana irabumva. Abisiraheli batakira Imana igira gute? Igira gute? Mbwirira umujyanye ngo wowe takiye yakumvise. Suko kimutarimo kubyumva. Maze igihe mbwira abantu ko Imana iki, reka tubyihorere byo. Imana iyo yitakiye igira gute? Abisiraheli batakira Imana irabumva. Ndavugana n'umunyamasengesho, ndavugana n'umuntu umaze iminsi atakira Imana, ndavugana n'umuntu umaze iminsi yiziritse ku Mana, ndavugana n'umuntu umaze iminsi yakubise ivi hasi, ndavugana n'umuntu umaze iminsi abwira Imana ngo nizi mutabare, ndavugana n'umuntu umaze iminsi abwira Imana ngo Mana ngwino ndengere. Umva ijambo Imana yampaye, yambwiye ngo nimbabwire ngo yakumvise, yakumvise utaka, yakumvise urira, yakumvise urimo kurira. Imana iragutabaye, Imana ikugiriye neza, Imana iguye yakumvise. Bisiraheli bageze kuri iyo nyanja, ibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara bara. Abisiraheli bageze kuri ibareba bashira we bagezeyo turabizi ko imbere yawe hari inyanja ina ndende. Mbwira umuntu mwicaranye ngo utapfa kuyishoramo kuko ni ndende, kuko ikibazo cyawe ni kirekire, kuko uwaguteje ikibazo ari we Satani cyangwa ari dayimoni yari yabipanze. Ikibazo barokwe ntimujya mumenya ko ibintu mubona nabyo biba byarapanzwe. Ni nayo mpamvu Imana igutegura umutego nayo yabipanze, kuko igiye mu rugamba ntigineshwa, iba yabipanze. Bakabitega ibireba ikabipangura batareba, ikabyimura batareba. Haleluya! Uyu munsi imipango y'abadayimoni ipfuye ubusa imbere yawe. Uyu munsi imipango y'abarozi ipfuye ubusa imbere yawe. Uyu munsi imipango y'abagambanyi ipfuye ubusa imbere yawe. Mana yabipanguye. Dusomere umurongo. Abisiraheli batakira Imana irabumva. Soma 24. Imana yumva umuniho wabo. Yumva iki? Umuniho wabo. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano ryayo. Yibuka isezerano ryayo. Yasezeraniye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana yumva umuniho. Uyu munsi Imana yumvishe kuniha kwawe. Tega amatwi. Ntabwo Imana yumvise ko wambaye neza, ntabwo yumvise umubyibuho, ntabwo yumvise etaje ufite, ntiyumvishe guhinda neza kw'imodoka, ntabwo yumvishe saro nziza wagiyemo, ntabwo yumvishe amaguru meza ufite cyangwa taye nziza ufite. No, kompoze wapi? Bikira Imana yumvise umuniho wawe, yumvishe agahinda kawe, yumvishe akababaro k'ikibazo cyawe, yumvishe amarira, yumvishe agahinda umaranye iminsi, yumvishe kuniha, yumvishe gushavura, yumvishe ukuntu urimo umeze. Imana yumvishe umuniho w'abantu bari barimo basenga. Twagiye Isezerano ryayo.
bwayo. ikintu yibutse ko yakubwiye ko izakurengera. Mbabwira ikintu Imana ijya idutabarira, iyo bakuroze yibuka ko yavuze ngo nurya ikica ntikizagira icyo igutabariraho. Mbariza ngo cyaye ngo ugira isezerano utaza kubyumva nk'umugani. Ndumva ashaka kugira ngo tuganire n'abanyamasezerano n'abatari amasezerano Imana yabahe niba batayafite. Umuntu Imana irimo kuvugana nawe ni umuntu ufitanye isezerano n'iki? Ugira isezerano. Isezerano ry'Imana yacu ntirihinduka habe na gato, naho inyenyeri zo zahinduka. Isezerano rihoraho, isezerano ry'Imana yacu ntirihinduka habe na gato, naho inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Komeza uririmbe nyine mwe. Isezerano ry'Imana yaragiye gutera igitero, mumuhe mikoro. Isezerano haleluya. Haleluya. Komera Imana amashyi cyane nyine. Haleluya. Haleluya. Yewe. Isezerano ry'Imana yacu irihinduka habe na gato, naho inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Haleluya. Ihoraho. Iyo Imana ije gutabara ireba isezerano, igarutse ku bantu bayo ireba icyo yasize ivuze. Iyo Imana ije kureba umuntu wayo ireba icyo yari yaramubwiye. Iyo atatse ahantu aryamye ahantu atatse ijya kureba icyo yavuganye nawe. Iyo ije kumusanga ahantu arimo kuborogera ireba icyo yamuvuzeho. Iyo ije kugira ngo imuzahure ahantu yaguye ireba icyo yari yaranditse ku buzima bwiwe. Isezerano. Haleluya. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo nimba ufite isezerano namba ku isezerano rizakugeza kure, rizasohora icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Komera Yesu amashyi cyane. Niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, gucika intege. Niba ufite wihangane, reka gushidikanya. Imana yayibesha cyangwa yihinduka, ibyo yavuze byose bizasohora.
imana yibuka, yumva umuniho wawo, ireba nuko atahise ahasoma ngo wiyumve yihute, ubwo nyine ntabwo ibyo ndimo gusobanura nyine kugira ngo asome. Yibuka, yumva, ireba. Soma tugende wumva ukuntu avuga. Icya mbere irumva, mwabyumvishije? Haleluya yemwe. Ubwa mbere banza igira ite, hanyuma mukecuru imaze kumva iribuka. Mbwira umuntu mwicaye ngo ntabwo igikora itibutse icyo yakubwiye. Imaze kumva iribuka. Abantu bakwibagirwa ariko ntabwo ajya yibagirwa. Hanyuma ntabwo twumva, ntabwo numva cyane ko habuze umuntu wafasha mukecuru. Isomere tugendera. Yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli ihita imenya uko. Mwene umucaye ngo wajyaga umbeshya ariko Imana yamenye uko umeze wowe. Hari igihe umuntu agenda akabeshya abantu ariko Imana ntiwayibeshya. Imana izi uko umeze, Imana izi icyo ukeneye, Imana izi icyo ushaka, Imana izi aho utuye, Imana izi uko witwa, Imana izi akababaro kawe, Imana izi uburwayi bwawe, Imana izi inzira ucamo, Imana izi aho uba, Imana izi abakurwanya, Imana izi abaguhiga, Imana izi ibyo ubamo, Imana izi imbaraga zawe nkeya, Imana izi imbaraga zawe nyinshi. Imana irakuzi. Mumpera ikiganza umubwire ngo Imana yamenye uko umeze. Hanyuma komeza umufate ikiganza umubwire ngo uko umeze kutanejeje umutima wawe Imana igukuyeho. Uko nguko umeze bitakunejeje Imana ibikuyeho. Uko wari umeze bitakunejeje Imana ibikuyeho. Uko wari umeze bitatumaga wishima Imana irabigukijije. Uko wari umeze byatumaga urarurira Imana irabikuvanaho. Imana yamenye uko umeze. Komera Yesu amashyi cyane. Haleluya. Imana imenye uko bameze. Mbariza umuntu mucaye ngo mu rugo wanyu mumeze mute? Mu kazi mumeze mute? Mu bana mumeze mute? Muri famiye mumeze mute? Mu rubyaro mumeze mute? Haleluya. Mba nkubwire, haguruka nkubwire, wowe gikomeza urebane nanjye mu kintu Imana yambwiye. Imana yakurebye ibona uko umeze, ivuganye nanjye y'amagambo ngo n'Uwiteka Imana agukuye mu kazitiro wari umazemo iminsi, ngo n'Uwiteka Imana ngo agukuyemo agahinda n'amarira warayurira nayo wajurira inzira yose. Imana irambwira ngo nkubwire ngo siko bizaba, ngo kuko Uwiteka akuyeho icyaguteraga agahinda, ngo yunze umutima wawe kandi ngo awushyize mu gitereko. Arambwira ngo nuhumure, ngo waje umeze nkaho utazi inzira ujyamo, ariko Imana irambwira ngo ikibazo cyawe kirakemutse. Kandi Imana ivuganye nanjye aya magambo ngo icyari kiri hasi gishyizwe hejuru, icyari kiri hejuru gicishijwe bugufi. Imana irambwira ngo nkubwira ngo dayimoni zari zababaje umutima wawe Imana iguhaye guseka no kwishima. Ngo kandi nkubwire ngo ntabwo ukozwe n'isoni, ngo nuhumure ntabwo ugiye guseba mu bantu, ngo ntabwo ugisebye kuko Imana ikurinze igisebo. Ngo ariko cyari cyaje ariko ntabwo bikibaye. Imana irambwira ngo yongeye kukubaka, ugiye kongera kubakika. Imana ivugana nanjye aya magambo irambwira ngo nuhumure, ngo hari amavi imbere yawe azagupfukama imbere, kubera yuko icyo Imana yavuze yakivuze. Hari amavi agiye kuzapfukama imbere yawe kandi atagomba kuzagupfukamira, ariko bibaye ngombwa kuko Uwiteka ashyizeho itegeko, ibyemera biremeye. Kandi arambye ngo nkubwire ngo iby'imikorere utuzi Imana ikemuye ikibazo nacyo. Kandi Uwiteka arambwira ngo nkubwire ngo hari umuntu umwe ngo wari waritambitse mu bintu byawe ashaka guhora ibintu byawe bitezamo akaduruvayo n'akavuyo, ngo ndetse ukazamuhishurirwa bitinze,
ariko imana yambwiye ngo ninkubwire ngo uyu munsi ibintu byose bishyizwe mu mucyo, bishyizwe ku mugaragaro, kandi ukuri kugiye hagaragara, kandi ugiye gushima imana. kandi irambwiye ngo ninkubwire ngo nta ndwara uzarwara izarenga izakubabaza kuruta cyangwa se kugeza aho badayimoni babishaka. Imana irambwiye ngo ikubereye maso, iciye inzira. Imana iciye inzira. Ijambo rya nyuma imbwiye irambye ngo ikurinze kwikorera amaboko. Dukomere Yesu amashyi. Zamura haleluya. Hari umuntu w'umunyabutare, umuntu w'ibutare ugiye kugiriraho umugisha, umuntu w'ibutare ugiye kugiriraho umugisha. Nshuti mugenzi cyo komera, nubyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruharugiye kurangira. Nshuti mugenzi we, nshuti mugenzi cyo komera, ibyo ubona binanira, iyo urugamba ruharugiye kurangira, mba nkubwire wowe wicaye inyuma iruhande rw'uwo muntu wambaye amarinete. Yego Imana ivuganye nanjye amagambo irambwira ngo ninkubwire ngo yakumvise, yumvise umuniho wawe. Irambwira ngo hari inzira Imana icinga ibintu byawe byose byari byanze, byari bifunze. Irambwira ngo ninkubwire ngo igukuyeho umuruho wagendanaga nawo inyuma yawe. Irambwira ngo Imana igiye gutuma ukora kandi ukabika, ukabona, ugashaka ukabona. Urimo urabyumva? Ukora ukabona. Uracyumva Kinyarwanda? Imana ivugana nanjye irambwira ngo ninkubwire ngo uyu munsi Imana igiye kuguha guseka, igukuye mu gihe cy'ububabare, iguhaye umunezero. Kandi ikindi numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo ntabwo iriba Imana igiye kugufukurira rizasibanganywa n'umuntu uwo ari we wese ubonetse. Imana irambwira ngo kandi wegere Imana usenga cyane, wakira imbaraga z'Umwuka Wera, kuko ngo nizo zizakubatura mu bubata bw'umwanzi. Imana ije kubana nawe. Irambwira ngo ninkubwire ngo Karisiti uramuzi? Karisiti irambwira ngo nkubwire ngo imbere yawe ngiye kubona mbona Imana iguhaye uwo muntu, ngiye kubona mbona akweretse iriba kandi ribuye, ugiye kuba iguhaye umuntu w'umumaro. Imana iguhaye umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Wegera Imana, usenga Imana. Imana iguhinduriye amateka. Imana iguhinduriye amateka. Imana ikurinze zinitrale. Imana ikurinze dopere. Imana ikurinze iki kintu. Imana ije kubana nawe. Kandi ndabwiye ngo ninkubwire ngo imbere yawe hari uruzingo rwazingaga ibyawe, Imana ikuye imbere yawe, ugiye gutabarwa n'Imana. Hari inzira Imana igushyizemo, niwubaha Imana uzatabarwa. Ntabwo uzaba umukenyuke, uzaba umurame mu izina rya Yesu. Yicarire. Kadukomereye Yesu amashyi. Tera haleluya wowe uri kwizamurire haleluya. Tera haleluya mujye mushimira Imana. Tera haleluya. Tera haleluya. Hari amateka agiye guhinduka. Ndabwira umuntu waje ababaye ngo Imana yabonye ububabare bwe. Kandi ntabwo Imana ari umuntu ngo ibone ububabare kwihorere. Iyo ibonye ububabare irabuhoza, iyo ibonye aho ubabare irahakiza, iyo ibonye aho urwaye irahakira umuti, iyo ubonye aho byanze irahakanda. Uyu munsi Imana igugirire neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mba nkubwire wifashe ku gahanga. Umubare washyizeho ko w'abana bazavuka bazabyarwa ni bangahe? Ni 3 niba ushaka, kandi nturabona n'umwe.
Mana irambye ngo mumbwirire ngo ngiye kumuha umwana, ngo ariko ikibazo arimo gushyiraho umubare atarabona n'umwe. Mana ibanze kubabarire. Haleluya. Irambye ngo iguhaye umwana, igiye kuguhereza umwana, wishyiraho umubare kuko n'uwa mbere nturamubona. Imana igiye kuguha umwana, umwana mwiza, umwana w'umugisha, umwana uzanye akazi gakomeye iwanyu, umwana ugiye gutuma hari amazina witwaga atazongera kuyitwa, umwana ugiye gutuma indoto zawe zizasohora, umwana ugiye gutuma umwana Imana iramutanze. Kandi si ibyo gusa, Imana irambye ngo ninkubwire ngo wikwibara nk'umuntu utazubaka urugo ngo rukomere. Imana irambye ngo bizaba amahoro. Imana ikoze ikigomba gukora. Kandi ikindi irambye ngo uhumure, Uwiteka Imana agiye gutuma uzaba ushima Imana. Ugiye gushima Imana, ushimira Imana. Uzabyara hari abatarabyara, uzashima Imana hari abagitegereje, kuko Imana igikugiriye neza. Yumvisha umuniho. Yicarire. Dukomere Imana amashyi cyane. Haleluya. Munyeganyezo. Ibirori ugiye kujyamo n'ibya ryari? Kimeze nk'ikirori ugiyemo, mbonye kimeze ntabwo ari ikirori. Ariko utumiwemo, mbonye urimo gutumirwa mu birori. Ngiye kubona mbona ibirori urimo gutumirwamo. Ni ibirori by'ubukwe, ariko ujyanyemo n'umushuti wawe. Umushuti wawe ngiye kumva numva ijwi rirambwira ngo nkubwire ngo iyo nkuru iri imbere yawe, ariko uzabanza usenge byibuze. Ikindi ntacyo mvuze kubera impamvu nanze kukivuga. Ntacyo mvuze. Imana iduhana umugisha. Ariko birahari rwose, birahari. Wowe uzaba umeze nk'uherekeje, nk'umuntu uherekeje, ariko Satani afite ibyo agupangiye, afite ibyo agushakaho. Rero Imana izabana nawe. Iyo nkuru uyumva uzasenge. Haleluya. Reka dukomere Yesu amashyi. Reka twongere Imana amashyi cyane. Ndashaka usome. Cyicuri havuye. Abuze umuntu usoma. Imana yumva umuniho wabo. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano ryayo. Yasezeranye na Aburahamu na Isaka. Yego. Imana ireba Abisirayeli. Imenya uko bagize gute. Nari nshatse kugera ku murongo wa 25. Reka masome wumve. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Muhe ikiganza mubwire ngo Imana yamenye uko umeze. Imana yamenye uko tugize gute yemwe. Haleluya. 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 Imana irambye ngo nkubwire ngo iwawe mu rugo hariyo umuntu ugiye kukuzengereza, ukagutera ikigeragezo kandi utari uzi ko byamuturukaho, ariko uzihangana uzakomere. Nuko Imana agiye kukuzengereza ku buryo icyo cyifuzo uzakijyana imbere y'Imana ukajya ugisengera, kandi ku buryo nawe ukuntu mbibonye azajya asenga avuga ngo Imana imugukize, nawe usenga uvuga ngo Imana. Ni ikigeragezo kiguhagurukiye,
ariko uzagira ubwenge usaba Imana izagufasha gukemura kiriya kintu. Imana izagufasha ikigeragezo, ariko Imana yamenye impamvu yabyo, ikurinze rwaserera ya byose. Ni ku muntu uri mu rugo iwanyu ubereye boss, sinzi uwo ari we, yicarire. Imana yamenye uko umeze, yicarire. Imana yamenye uko umeze. Kandi muze, Imana iguhaye poromosiyo mu kazi. Imana iguhaye poromosiyo mu kazi. Imana iguhaye poromosiyo. Madamu wawe ari hehe? Uri hano. Mama, iyo kugamubwire. Imana iramye ngo nkubwire kurinze indwara ya kanseri. Kanseri. Imana iramye ngo ni kanseri wari ugiye kubana nayo. Imana iragutabaye. Imana irakurengeye. Wari ugiye kuzajya utangira urya umeze nk'uraga, ugenda umeze nk'urimo kuraga, wibarira iminsi yo gupfa. Imana ikurinze indwara ya kanseri. Imana ikurinze kanseri. Dukomere Yesu amashyi. Imana irabareba, imenye uko bagize gute bameze. Ongera umubwire ngo Imana yamenye uko umeze. Imana yamenye ikibazo cyawe. Imana yamenye aho urwaye. Imana yamenye icyo ukeneye. Imana yamenye icyo wanditse. Imana yamenye icyo wifuza. Imana yamenye aho warara. Imana yamenye amakuru ufite. Imana yamenye amadeni ufite. Mubwire ngo Imana yabimenye byose, ije kubikemura. Zamura haleluya. Oya, zamura haleluya. Mbabwira akantu. Wicaye hariya. Umunsi umwe nagiye gukora ubukwe. Ngiye gukora ubukwe, nari mfite umuntu niringiye, nzi ko azampa ku mafaranga, ariko ni umuntu. Njyayo, njyana invitation, ijyana ari ninjoro, ndarayo ngo ndimo ndamwereka invitation. Arangije arambwira ngo reka nkubaze, iyi invitation nzaniye umugore ugiye kuzana uzamuha iki? Azarya iki? Murashaka kuzakomeza kundushya? Ni umuntu, ariko ibintu mucaye ngo ni umuntu, ni umukire kandi uwo muntu, kandi ni mwene wacu, afite ku mafaranga. Arangije arambwira ngo mva nkubwire, nzaba nagiye Dubai ku munsi w'ubukwe bwawe. Icyakoze yari afite amamodoka, narinzi ko azampa imodoka zikajya mu bukwe bwanjye, zikagenda zigakora. Ndavuga ni nashaka ntazabuzemo, ariko imodoka zigire gute? Numvaga kuhagira cyo ntacyo bimariye. Ndavuga ni nampa amafaranga nashaka azajya Dubai wenda gumeyo. Yari afite umudamu yicaye mu ntebe. Umudamu aratwumva turimo tubiganiraho, araceceka. Maze guceceka, buwabura cyangwa kuko sinagombaga gusubiraho, navuye nayo naraye. Iyo niwo mwanya nari mbonye kugira ngo tubiganireho. Arambwira umugabo, arambwira ngo ngiyewe rero nimba wanze ko kamfatiye invitation nyijyane kuri radio, ngiye guhagarika ubukwe, kuko mu bigaragara umugore wawe yarize. Ni wapi? We warize? Ntari ku Uwiteka yarabikoze. Ngo hoya, ngo mvubujije, mvu umuntu, ngo reka mfate invitation nyijyane kuri radio, tutanga itangazo ko ubukwe buta. Ndamubwira uzi ukuntu bimeze. Oya, nzabukora uko bugize bute buri.
arambwira ngo nimba rero wamaramaje nge nzaba ndi Dubai uzagenda umudamu aguhereza intwererano ubundi situzaza. Ndamubwira nti nicyo nashakaga nicyo intwererano n'ubundi niyo nari nkeneye cyane. Naho ubundi wowe se naragiye ku munsi w'ubukwe anyohereza ko nsanga umudamu ku kazi ahakorera. Njyayo maze kuhagera umudamu nkubita amaso arandeba, maze kundeba arambwira ngo uje gutwara intwererano. Ni akurura agatiriwari kaho yabikaga amafaranga. Ndavuga nti Imana ishimwe uyu nguyu ngiye kuyazana. Kandi ubwo hari hageze ku munsi w'ubukwe mbona byatangiye kuyoberana, haburaga nk'iminsi 2 byanyobeye. Akuramo inote 5 z'ibihumbi 2. Ubwo nangahe mwe teranya si ibihumbi 10. Kandi niwe muntu wa hatari narumvaga mfite niringiye nk'umucunguzi. Ankubita ibihumbi 10 umudamu, yankubise ibihumbi 10 mita nkora mitike njya mu cyaro. Ngiye mu cyaro nagarutse ntagiye afite. Ndangije ndavuga Mana niwo kundengera, ndasenga ndavuga Mana sinasubira inyuma. Umukobwa ntiyanyanze nanjye sinamwanze, gahunda n'ubuzima niwo ugiye kubibamo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Mbwirira uwo mwicaranye ngo Imana itakurengeye nta wakurengera. Imana itagiye mu byawe nta wabijyamo. Imana itaguhaye umugisha nta wawuguha. Ndagenda nkomeza ubukwe ibihumbi 10 ndabitwara. Ariko nyuma mvuyeyo mpura n'umugabo umwe ndamukunda cyane. Yari umusore yitwa Olivier. Duherukana icyo gihe. Yarangije ndamubwira ariko uzi ko mfite ubukwe? Arambwira ati ufite ubukwe? Ni umuntu wakize, ni umuntu nawe wifitiye amafaranga, ni umuntu wize. Icyo gihe yakoraga ahantu hariya muri UTC guriya, kandi yakoraga muri banki. Si yari afite se? Kandi yakoraga yari afitemo umurimo mwiza. Ndabimubwira arambwira ati ejo uzaze nguhe intwererano. Mvuga ukuntu ari hatari. Icyo gihe naragiye mvuga ukuntu Imana itabara. Njyayo ndamureba, ndamuhamagara, arambwira ati ngwino. Ngiye kureba yankubise ibihumbi 200 by'amanyarwanda muri 2011. Si yari menshi? 2011 yari menshi. Yafashe mfasha amafaranga ndavuga nti ni Yesu wangize kuba umuva. Imana ishimwe cyane we. Ndaryoha numva ndaremereye. Bita ndagenda njya kuguramo njya kwishyura intebe, nishyura igitanda, nkubita hari inzu ndayishyura. Ndavuga ngo ndumva nayiheka. Ukwe buraba mita ntura ahantu bita Ikinyinya, mu nzu y'ibyumba nka 5 na saro. Ni Ikinyinya muri barahazi hariya hepfo murahazi mu Kinyinya. Uko murahazi hariya murahazi nako. Ndangije nturayo mba ndabyaye. Maze kubyara mbona Uwiteka arimo arandabara. Mbona ntabwo Uwiteka agendeye kuri rya jambo wa muntu yavuze. Ndagira ngo ngo ntabwo Imana izita ku magambo bavuze, ahubwo izita ku ijambo yakuvuzeho. Haleluya! Ntabwo Imana izita ku magambo bakuvuzeho, ntabwo Imana izita ku magambo bavuze, ntabwo Imana izita ku bintu bakubwiye. Imana izita ku cyo yavuganye nawe. Imana izita ku cyo yakubwiye. Imana izita ku ijambo yakubwiye. Iryo ni ryo izasohoza. Ntabwo Imana izita ku bintu bagiye bavuga. Mu gihe cyashize kindi kiza amagara wa mugabo arambwira ngo ngo nabonye warabaye umugabo. Ni gukomerezaho. Nanjye ndambwira ntiye Imana ishimwe.
haciyemo iminsi kubera ubukire bwe ahita yigira no hanze, ariko nanjye ndavuga nti ndasigara inaha nanjye mpagarare mu mugisha Imana ishaka kumpa wanjye. Nari nshatse kukubwira iki? Nari nkubwiye ngo Imana itakurengeye, nari nkubwiye ngo itagutabaye ntagutabara, nari nkubwiye ngo itaguhaye abantu bagufasha nta wamukoherereza ugufasha. Uyu munsi wa none ndashima Imana, ndashima Imana ni ko ndi umupapa. Ndaburetse zurebe, ndashima Imana ko ndi papa divine. None papa divine yongeziye mu rugo bana baranyambira kuvuga ngo papa yaje, nanjye nkavuga nti mumeze mute ba bebe, haleluya. Sobanuye iki? Iki Imana yavuze izagisohoza. Izagira gute? Mva nkubwire wa mwana we, nubwo uri mukuru ariko uri umwana, nkubwire Imana igukuriye dayimoni y'isereri, Imana ikurinze dayimoni y'isereri, Imana ikurinze n'ibintu byari bigiye kujya bikuniga nijoro. Uranyumva? Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo arambwiye ngo agukuyeho urushyi rw'akaboko umuntu yarambitse mu mutwe wawe. Umutwe wawe wari ugiye kuzajya ushyuha ukagira ngo ni ipasi barimo kugira gute gutera. Hari uguhumanywa kwari kuri ku buzima bwawe, ariko Imana iragutabaye, Imana ikugiriye neza, kandi hari amahirwe yawe. Abadayimoni barimo kwica, ariko hari icyo Imana ije gukora kugira ngo yegure ibyaguye, ihagarike ibihe ibigomba guhagarara. Imana ica inzira. Yicarire, yicarire. Imana imenya uko bagize gute. Ukamubwire, ukamubwire wari umeze nabi, Imana imenya uko umeze. Imana iguhaye icyo wayisabaga, Imana iragutabaye, Imana ikukuriyeho kuba iciro ry'imigani muri karitsiye, Imana igukuriyeho kuba igitaramo imbere y'abana b'abantu, Imana igukuriyeho wagombaga kuzatunga abantu arareba se, wagombaga kuzatunga ingo izi noneho, ingo izi urazumva, uranyumva neza? Imana igukuriyeho dayimoni yashaka kuzakwarikisha umuruho, umuvumo. Imana ukuye inyuma yawe, uranyumva? Imana igukuriyeho umudayimoni. Ikindi Uwiteka Imana Nyiringabo avuganye nanjye ngo ninkubwire ngo ni Imana igiye guca agasuzuguro, ni Imana igiye gutuma mu muryango wanyu wumvirwa ukemerwa, inzira zigafunguka. Ikindi ndabyo ngo ninkubwire ngo Imana iguhaye imbaraga zo mu buryo bwo gusenga, zo gusenga. Uranyumvishije? Imana ije kukurengera. Yicarire, yicarire, yicarire. Dukomere Yesu amashyi mu izina rya Yesu. Imana imenya uko bagize gute. Umva mama, we wambaye amarinete, uvuga nkubwire, Imana yavuganye nanjye kubwire, yambwiye ngo ninkubwire ngo ni Imana igukuyeho urutoto rw'abadayimoni bagutoterezaga, ni Imana ifunguye inzira zigomba gucamo, ni Imana igukoreye Imana irambye ngo igukoreye igitangaza, ikuremeye igitangaza. Hari ikintu mbonye gikoretse imbere yawe, numva ijwi rirambwira ngo ntabwo bazongera kuvuga ko iyo usenga idakora.
urimo uranyumva? Ntabwo bari bwongere kuvuga ko iyo usenga idakora, ahubwo ngiyo usenga igiye gukora ku mugaragaro, bose bagize gute? Babibona. Hari n'izina Imana ikwambuye inyuma bari baragushyiriyeho, Imana isibanganyije. Kandi iramye ngo ninkubwire ngo ugeze mu gihe cyo gutabarwa. Kandi iramye ngo ninkubwire ngo ugeze mu gihe ngo uburibwe wari urimo, ngo urimo kureba imbere yawe hameze nk'umubwira kabiri adacya. Imana iguhaye gukesha imbere yawe, Imana iguhaye gutuza ukamera neza. Umva ijambo Imana imubwiye ngo ntabwo bizongera kumera nk'uko byagenze. Kandi ikintu Uwiteka Imana aramya ngo ninkubwire ngo ni Imana ije kuguhereza umugisha, ni Imana imaze intambara ku buzima bwawe, ni Imana iguhaye ibindi usengera bitandukanye n'ibyo wasengeraga. Birahindutse imisenyi, ibyo wasengeraga birahindutse, bivuze ngo ibyo wasengeraga birahinduwe. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo nyine urasenga uraninginga, reka sinakubwira, ariko Imana irambye ngo hari akagozi kari karanze gucika, ariko uyu mwanya karagututse, gacitsemo kabiri, gacitsemo kabiri. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo mu ruhande rwawe uzakuvuma azavumika, uzakwanga azahura n'ibyo bibazo. Imana irambwira ngo igushyizeho uburinzi n'ubudahangarwa, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko Imana ikuvanye aho wasayaga uko ahumutse, giye guhagarara hatarimo gusaya. Niko Imana ivuganye nanjye. Kandi irambwira ngo ninkubwire ngo ntugire ngo ntikumva, Imana ikumva, Imana yumva, Imana ikumva, Imana ikumva. Irambye ngo umeze nk'igiti gikokoye, ngo ariko ugiye guterwaho amashami, ariko ugiye kugira amashami, ugiye gukomera. Irambwira ngo ninkubwire ngo kandi ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Irambwira ngo kandi hari umusonga Imana ikuye ngo irinze ku buzima bwawe, mu mubiri wawe. Imana yanze ubwo burwayi ko buri buze bukagira icyo bukora. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo kandi amarira warira yari yose yarijijwe n'umuntu, Imana igiye kuyahanagura. Imana iguha umugisha. Dukomere Yesu amashyi, dukomere Yesu amashyi, dukomere Yesu amashyi. Zamura haleluya, zamura haleluya. Ngiye gusoza. Amahirwe ya kabiri. Ugiye hehe wowe? Ngahitahire. Mva nkubwire wowe munini, we munini wegereye muzehe. Yego ngo nkubwire, Imana iramye ngo nkubwire ngo Imana iguhaye urufunguzo, ngo kandi guhaye urufunguzo rutari bwamburwe, atari urwuri bwamburwe, ni urufunguzo rugiye kugutindaho. Irambwira ngo Imana igukemuriye ikibazo kimwe kimeze nka fondasiyo y'ibindi, cya mwikorezi. Niyo bita mwikorezi, fondasiyo siyo yikorera inzu. Mbonye Imana igukemuriye ikibazo kimwe kigiye gutuma ibindi byose bijya ku murongo. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo imbere yawe amahirwe ya kabiri Imana izanye ararema igitangaza ku buzima bwawe. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo Imana ikurinze indwara yari igiye guhaguruka nk'umutima ku buzima bwawe, iza guteza ibibazo, Imana ikurengeye. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo hari umuntu mwari mugiye kugirirana ikibazo gikomeye kijyanye n'amafaranga, Imana igiye yanze ko iyo serero uzajya kuyihagararamo, ikemuye ikibazo hakiri ku manywa. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo imbere yawe Imana igiye guca inzira, Imana iguhaye umugisha, Imana iraharuye, Imana yihesheje icyubahiro, ngo ariko ikurinze ikindi kintu cy'umugongo wawe. Bari bagiye kuguteza ihembe, umugongo wawe ugacikamo kabiri. Imana ije kubana nawe. Numva ijwi rirambwira ngo ninkubwire ngo Imana ngo itumye, hari telefone ngo ugiye kwakira, ntabwo iturutse n'ahanga, iturutse hanze, ngo ariko iyo telefone wari ugiye kuyakira ari igikuba, ariko ntabwo iraza kuba ari igikuba. Imana itumye igikuba cyari kigiye gucika hagati muri iyo telefone nawe, Imana yanze ko gicika. Imana ije kwihesha icyubahiro. Kandi Imana irambwira ngo ninkubwire ngo
hari ahantu ugiye gutoranyirizwa, ugiye kuba uhagaze, ugiye kuba ukorera, utoranyirijwe kuba uri aho hantu. Imana izahaguhera umugisha mu izina rya Yesu. Yicarire, komera Imana amashyi cyane. Kandi irambwiye ngo ninkubwire ngo indwara uhora wikanga ko uzarwara, sinzi ngo ni iyihe, ni wowe nayo. Imana irambwiye ngo ntayo uzarwara. Ureke ndekera aho ngaho dutaha. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Haguruka mu mwanya wawe. Reka twese duhaguruke. Twese duhaguruke. Reka twese duhaguruke. Reka twese duhaguruke. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none ndagushimiye ko wanyumvise, ukaba wamenye uko umeze. Wabonye agahinda kanjye, wabonye amarira yanjye, wabonye ibibazo byanjye. Naje nzanye aha hantu, ntari nahagera wabirebaga, wari wabibonye. None ushimwe kugiye kunsubiza ikibazo cyanjye cyose. Nuhabwe icyubahiro. Abanyegiputa narebaga imbere yanjye ntabwo ndi bwongere kubabona. Abo nabonaga inyuma n'abo nabonaga imbere ubakuyeho, urabanyirije. Uhabwe icyubahiro. Ikibazo cyanjye kirakemutse, kirakemutse. Uburwayi nari mfite burakemutse, amarira nari mfite arahoze, agahinda nari mfite kararangiye. Buri kibazo cyose nari nazanye hano hantu ushime ko gikemuye. Tugukomeye amashyi cyane mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi cyane, komera Imana amashyi cyane, komera Imana amashyi cyane. Zamura haleluya, zamura haleluya. Turashojeje. Imana ibaha umugisha. Mwicarire mu izina rya Yesu. Tusojeje icyo cyiciro. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo turataha, ntabwo dusoje amateraniro. Abaririmbyi mwicare, ntabona umuririmbyi usohoka. Mwihangane nimba musohotse baririmbyi, abandi nimba batashye batahe, ariko abaririmbyi ndabashaka hano. Imana iduhana umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza.